niba tugenda tudafashwa nuko mufataho gutya aho kugira ngo mureke ndakureka kuko ufashwa nuko mufata ntabwo nibwite ku bikomere byawe ngo ndeke guhagarara kuri wanjye iwanjye n'uwinda sabite ku bikomere byawe nite ku byawe ngo ntabwo bibaho. Haleluya. Niyo ni kuvuga umugabo sinita ku bandi zinaniwe reka da none se bivuge kandi nkigerageza urwanjye. Amen. Ntabwo nita ku bikomere by'uwakoze divorce, you never know. Nemera ko gutsindwa bibaho, yego nemera ko bibaho, nemera ariko ntabwo nita ku ntege nkeya zawe cyangwa ibikomere ngo mbashe kugendera mu byo mbona nanjye byandohaye. Turabyumvikana. Haleluya. Uko niko kuri buhari. Iyo ndi kubwira abantu tuganira ndababwira ngo turaganira nkanjye kandi nta wundi wamfashije, ni ukuri ni Mwuka Wera. Kujya mu ntege nkeya z'uwo mwashakanye, intege z'uwo mwashakanye nkeya akunda amafaranga. Iyo ugiye kuyamwaka cyane warusenya. Aho ni wo mwasenye wowe Imana amaze kukwereka ko yakunda uramubwira uti wamubwira uti yamureke undi niyo yakuzanye yamureke. Icyo muzacyumvise numara kwereka Imana ko mubana akunda amafaranga, genda ukunda uwaremye amafaranga nawe arayaguha mu zindi nzira, arayaguha mu bundi buryo. Ariko niba Imana ikweretse ko akunda amafaranga sibyo waragize ugashaka guhangana n'icyo akunda warusenya. Yego intege nke ni naho ingo zinanirana. Intege nke akunda nyina. Uwo muntu ushaka ko agukunda yaruhanye na nyina, bararuhanye. Yego wowe urashaka kubona ku myaka 29 ahita yibagirwa nyina. Wewe ariko mfite umushuti wanjye n'abakozi b'Imana yarwaye igikomere Misiri ishize twari turi kumwe. Umuhungu yaruhanye na mama ariko afite na papa, none ubundi ni imfubyi kuva ku myaka 10 akamubwira shiri uko wapi sana pitia kwa mama agasabwa na wangu uri he ndaje gato narisujeho mama ariko mama abadafite mama se tuzajya aba muri urwo rugo kubera igikomere cya intege nke z'umugabo wawe akunda nyina. Please mushyigikire ukunde nyina. Ariko rimwe na rimwe hari ibyo Satani yuririraho. Ibyo Satani yuririraho ni ibintu rimwe na rimwe tuba twaranze guhanjura, sinzi niba nibuze cyangwa tuba twaranze kurandura kera, ugasanga Satani agiye abyuririraho. Kandi buri muntu wese waba afite akantu naho kaba gatoya iyo atakabereye maso, Satani mu mugambi afite ni uwo kukagura. Yego ni uwo kukagura kubera ko azi neza ko kukagura inyungu ya mbere iri buvemo ni ukuri bukore contraire y'icyo Imana ivuga. Amen. Ni ukuri bukore ntibivuze ngo nawe mugore uganduke. Rimwe na rimwe iyo bavuze kuganduka, iyo bavuze ngo muganduke abenshi bita twumva mu buriri. Niyo umuntu aje kubaza ngo uracyaganduka, uracyagamburuka. Okay, uracyagamburuka. Umuntu ahita yumva mu buriri. Umugore wimanye ntabwo aganduka. Baraza kwihangana hano nibaza ko nta ruhinja ruraha bararuteruye sibyo. Amen.
n'uwanyereye atamufite nuko ashaka kugira ahagera. Yego, ariko igihe cyose waba ugiye kuganiriza inshuti, waba ugiye kuganiriza amarembo, waba ugiye kuganiriza umuntu wa kera, sibyo? Buri wese ahita agukubita ati araganduka se. Mbega waba ubitanga upfa kuba wagandutse. Ariko Bibiliya hano uko bivuze, iravuze ngo muganduke ngo kugira ngo naho waba ufite, iri jambo nararyumvishe nongera kugira gusenga, ngo naho waba ufite umugabo utumva ijambo. Amen. Naho waba ufite umugabo, uri kumva ikintu Imana yateze abagore, naho waba ufite umugabo utumva ijambo. Iri jambo nisomye aha niryo ryangize njyewe Debora uhagaze imbere yawe. Naho waba ufite umugabo utumva ijambo, mu yandi magambo, Imana ifite uburyo, nta hantu ndi bubere ndakubita hose. Imana ifite uburyo yaremye umugabo imurema mu gitaka cyitwa ijambo. Yego, ijambo imaze kumurema mu ijambo, niyo mpamvu rimwe na rimwe ijambo twebwe umugore tuvuga rijya riza ntaryumve neza, kuko nawe ubwe yiyumvamo ijambo. Hari umuntu unyumvisha neza? Aha ariko mukaba yasobanura ngo nubwo na rimwe na rimwe ataba ari bwumve ijambo ari buvuge n'igihe niryo uvuga. Nubwo ataba ari buryumve ariko ganduka. Aleluya. Nubwo yaba atari buryumve, nyiri ijambo wenyine niwe ufite ububasha bwo gukora mu ijambo riri muri we, bwo kunetraliza cyangwa gukubita hasi ijambo. Yego, sinzi niba ari kubisobanura uko. Ndashaka ahantu kuko hari mu bintu bimwe byamfashije. Amen. Uko mugandukira abagabo banyu kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo bagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze, Mbana aza kuvuga uruhande rwanjye, n'umutubaza muratubaza nawe aravuga, ariko Mbana n'uyu mutware icyambere sinigeze mpanga kuzabana nabo. Buriya igihe abantu bakundana, sibyo? Ntabwo mu mutwe wanjye nigeze ntekereza ko nzaba umugore we, kubera ko icyambere twarabanje turaturana. Njyewe nije nsanga ari umupangayi. Cya kabiri tuba abajama. Urabyumvisha abajama? Akajya muri ati kanaka ari buze, ubwo n'abateretana. Nanjye nkumva ko nyine araza. Icyambere nagombaga gutunganya, icya kabiri nagombaga kuba bari busange ndi ready kugira ngo bantume. Ikindi nagombaga kuba nakoze isuku kandi nabikora neza kubera ko araza gusura. Urumva mu mutwe wanjye nta na rimwe higeze hiyandikamo ko nshobora kuba nawe umugore. Nta byabaye. Ego, hama ega hari rimwe ari umunsi umukobwa yagendaga gushaka, ngo baramubwira ngo bazajye kwipimisha. Noneho uyu akaba afite amakuru karitsiye yose y'uko ngo bagenda bavuga ko njye mfite sida, ariko nubwo atari yarambwiye ko ankunda. Buriya rero simbizi, ariko ajya ambwira ngo ajya akandeba, we yabona ngenda akabona ibyiso nibyo yabonye, bakabona ibyiso, bakabona ariko cya kigore gifite ibyiso. Ntabwo nari mfite impamvu wenda yo kubikanura ngo mbyirerengurishe, wenda bazanyemera, numva ko bidashoboka, sibyo? Noneho ibyo yaje kubimbwira nyuma.
baramubwira yuko bagomba kuzajya mu kwiyerekana, ariko tuzabanze tugire gute, bazabanze bipimisha. Urabyumva? Okay, araza arambwira ati kanaka yambwiye, kenshi yo ni kuvuga ubuhamya sinunda gushyiraho amazina kuko nabo tuba tuziranye. Kanaka yambwiye ngo tuzajya kwipimisha, none urantinyura. Urumva uyu wambwiraga ngo ndamutinya ko kamenya ngo afite uko yarizeye neza, urantinyura. Okay, ko nta kindi dupanga, uranyishyura, urama warajye umpe na 5. None se yaragiye kwipimisha ngo bamenye ko ari muzima. Njye se nari kuba ngiye kwipimisha ngo menye iki? Umugore wo mu rusengero ariko yaravuye ati nawe yarambireka mbamurinde. Murabyumva? Turanyweye turitahiye, nta kintu kirimo, turabajama, twamaze kumenya ko ari muzima. Ejo mu gitondo azajya kwipimisha n'umukobwa nyine bagomba kuzabashakana. Uko rero turaho, nibaza ko izo nzoga mwumva twanyweye mu ijoro, mu gitondo uwo mudamu w'inshuti yanjye atashye, umva twatashye mu rugo, atashye aragenda agiye ku rugi rw'aho ataha, ntabwo bari bafunze neza. Noneho kubera no gusinda yasunika akagaruka, aza kumenya ko umugabo ari inyuma. Urumva ngisinda ariko uyu mugabo ufungirana, kandi umugabo ntiyafunze, ahubwo yegetseho ashyiraho nk'akantu inyuma ngo rudahirima gusa. Tugiye tubona aragarutse, kugarutse ariko muginga yamfungiranye, ntayo musigaranye. Turisakasaka dusanga turacyafatanye, tujya gushaka izindi nzoga, turicara turagotorera, aho zigishiriyemo turasinzira. Urumva ko wa mudamu araje aryamye iwanjye, uyu nawe yaryamye iwe. Yego, tuma mu gitondo rero niho yibutsa ko hari ahantu agomba kujya muri eglise. Niho yambwiriye ngo tugende, ariko numva ko banzuma inzoga mbanzemo. Uko niko nari naziraye mu nzirirwamo, naje njya mu rusengero, ngarukana inkuru mu baturanyi yuko inzoga naziretse. Umuturanyi wa mbere mubwira ninde n'uyu, ndamubwira ngewe inzoga naziretse. Ati nabonanye wayivuyeho, abatumye abona sinyweye, atumye byera abona sinzinyweye. Ati nakijijwe nk'ukwezi kumwe nabaye umuriro, ariko kubera ko yarazi yuko duturanye aho, akabona nazinduka mu gitondo njya gusenga. Uyu mugabo yarambikira, yarambajije, arambaza ati ariko usigaye ubyuka saa 10 ukagenda ugiye? Erega nakubwiye ko nakijijwe, jye nabaye mu rukore, bagiye ahantu kuvugana n'iriya Mana y'abarokore. Nabaga ngiye ku musozi kubaza Imana, ariko se kuko urababariye, warambabariye se, wambabariye byeri ni waragenda iki wambabariye? Mu by'ukuri untondorere ko wambabariye. Rero numva ujya untumaho, none hari uburyo nanjye nzajya nza njyenyine kugeza igihe uzambwira njyenyine. N'icyo kibazo nari nifitiye. Uyu mugabo arabyuka mu gitondo ngo umutima uramubwira ngo ariko uriya mugore buriya ntatuhinja, akajya mu musozi agasubira muri ba bagabo. Murabona uyu mugabo aramurikira, ubwo n'inyuma ntabwo ndabimenya, nawe ari inyuma, ngenda nawe ari inyuma, ndebye ati ndashaka kumenya aho ugiye. Ndazamuka njya ahantu ku musozi, hari saa 10, naragendaga saa 10, saa 11 nkaba nataye. Aramurikira, nari ngiye ahantu bahita mu buvumo, ndagenda ninjiramo, nta muntu wari urimo. Iyo nazamukanaga ikibiriti naguze, nari ndimo njyenyine ngo mare kwicara muri. Uyu mugabo arasesera aza aho, mu minota nk'ingahe tubona umuntu arinjiye, araje yinjiye ahantu turi, nta kintu avuze, yahise aza akora ku mutware wanjye, aramubwira ngo Imana yambwiye ngo mbwira ibintu warose.
urumva umwe yararagiwe n'undi arariwe. Uratumva? Umutware amubwira ibyo yabuze, arazimusobanurira ati icya kabiri, umugore wawe ari aha hantu, mwicaranye aha, umugore Imana yakubwiye kera kandi aho hantu nta wundi uhicaye ni njye. Ariko uyu mwami mubona nkorera nitanga kuriya ntabwo uyu ngo arikanga, yarambwiye ngo ahise avuga ngo kwa Jinara Yesu. Ntiyumvaga ko ari njye, ari njye ari we, ntawakekaga ko twaba umugore we. Yaje ashaka kureba ahantu uyu muntu aba agiye, birangiza mbaye amubwira ati umugore Imana yakubwiye mugize mute, muricarane. Ati numva icyo Imana ibwiye, mufatane. Umugabo buri icyo akora, ariko kubera Yesu ategetse aramfata. Aramfata ati mu izina rya Yesu icyo Imana ibuje ntabwo gitanga. Aho ngaho ni uyu mugabo, ariko bamanuka ndi kubimuvugira, ariko hari icyo ndi kubeshya ushinzwe nta na kimwe. Amen. Amanuka yumva mu mutima ngo atabyakira, ayumva ntabwo ashobora kubyakira, kuko mu nzozi yari afite ntiyumvaga ko nawe umugore we. Yego, mu nzozi, aleluya, mu nzozi yari afite. Buri muntu wese wicaye afite uburyo yagiye ahura n'umuntu. Amen. Afite uburyo yahuye n'umuntu. Mu bintu bimwe nagiye mbona bisenya urugo ni ukudahuzwa n'urukundo. Impamvu yo yatuma muhura buri wese yarindefana, ariko iyo Uwiteka atayuhiyemo, muri iyo mpamvu atuhiyemo urukundo, impamvu zose zijya zigira gute, zisenyuka. Ibi bivugiye iki? Bivuze gutumva ngo twarabanje turahura turateretana. Uko niko twahuye, ntabitekereje atabitekereje. Urumva njye nazamutse nzi ko ni umukozi we, nawe yazamutse aje kureba aho ngiye, ntawigeze aza. Ariko Imana avuga ngo umugore wasengeye umugore wawe yicaye aho muricaranye, nta wundi wari uhari. Muri andi magambo ni Imana yashaka kumwereka gusa ko ni umugore we. Njyewe ntabwo nigeze mbyirukaho, oya, ntabwo nabikomeje, ntabwo nabikomeje, kuko mu by'ukuri nari ntaranakomera. Ahubwo Imana yarahindukiye isanga we, rimwe aravuga ngo ibintu byose naho yaba byahuye, Imana yarabahuje. Ko ari igihe umuntu barakavuga ati ariko ubundi ni Imana yaduhuje, ni Shitani waduhuje, ni abantu baduhuje, ni abadayimoni baduhuje. Bibaho, sibyo? Ukumva waruvamo, ariko ukumva ubuza imbaraga zigukuramo. Ukumva wabireka, ariko ubuza imbaraga. Impamvu ya mbere ni uko ibintu Imana yahuje bigira intambara ziruta izibarika, ariko kuko ariyo yabihuje. Amen. Ntabwo turi imbere yanyu kuko turi abahanga, ahubwo dufite ibihamya bitavuye ahantu, byavuye ku Mana, ko Imana yaduhuje. Iyo Imana rero yamaze kubahuza, muhura n'ibibatanya, muhura na byinshi bibatanya. Twahuye nabyo, tukinahura nabyo, ariko cya kindi Imana yagiye ihagarara, iratangira akajya ngo abona ko undi se Imana kwambura umugore w'abana babiri wenyine, ariko si ko yambura umukozi w'Imana uyu akaba ari umusinzi, ariko se ko yambura umuntu uvuga indimi, wewe yumva ko uvuga indimi amurangije university na masters, uyu akaba avuye gukora uburaya ku muhanda, ntazi ko amashuri nguye hanze adutaye aba masters. Urumva rimwe na rimwe imvugo y'Imana tujya tuyishyira mu bushake bwacu. Yego, ugashaka icyo wari washatse ku muntu ukakibura, kandi Imana yo ireba icyo yashatse hagati yabo.
Haleluya. Amen. Wenyine wakibaza ariko se igihe kimwe yarari kuri moto wenyine, umutware wanjye tubana yari umumotari atwara umuntu ngo amushyiramo inyuma, ngo baramanuka bari kugenda, wa mugabo Imana yarambwiye umugore wawe mumuraba aturanye. Yesu ashimwe. Aba yarashatse kubivuga nabi. Amen. Nagira ngo mwibutse gatoya. Icyo gihe tutari dufite moto, ndaho bita ku ahantu radiyo umukikorera kuri City Plaza, abandi bazi Kigali mu mujyi muri Centre Ville kuri commercial. Ubwo nari ndamugaho kuri City Plaza haritse harimo mu masaha 8, umuntu yaravuye kubwiriza ibyo ari byose muri radiyo umucyo. Hanyuma aramanuka kuko ntabwo nari niteguye ko nari nteye iparitse gutya, umuryango usohoka muri City Plaza uri inyuma yanjye, araza arampamagara, aho turagenda amubwira tugiye Nyabugogo. Amen. Hanyuma rero ubwo birangije tumanutse, icyo gihe ko hari hashize igihe gitoya nibaza bari twarabana, arangije arambwira ngo umugore ati ngiye kubona mbona Imana iranyeretse ibyawe, ntunze nanjye sinkuzi, ariko umugore Imana yaguhaye ni umunyamugisha ku buzima bwawe, uzajya umuha agaciro gakomeye kubera ko ndimo ndabona imbere yanyu ari umuntu udasanzwe. Amen. Nibyo yambwiye, arambwira ati rero ugende kuko ni imari ikomeye. Avuga ko yaratarakabaho, yarambwiye ati ni imari ikomeye. Imana igumugisha nyibukije ko ndi imari. Amen. Agani yambwiye nagasengeyemo abazimu barajwigira. Najya mvuga mu Uwiteka uko bafunze Ubushinwa abantu bakabura imari, nteje amapfa mu isi, nabura imari nshakisha. Maze gusobanukirwa ko ni Imana imumugisha, bagira ngo tugendane mwumve uburyo bw'Imana. Rero abantu benshi turaha ntabwo Imana yavuze, yego, ariko nubwo mwicara imitima yanyu yaravuze, ubwonko bwanyu bwaravuze, yego, imitima yanyu yaraganiriye. Ndashaka mvuga ikintu kimwe gusa, nta na rimwe uzabana n'umuntu Imana yavuzeho ngo nimugende munyura mu bintu bikomeye, ntibishoboka. Naho waba utamwumvise ngo reto erezara, ariko umutima wawe wamureba ukabona urusa abasore bose, ukabona urusa abakobwa bose, ukabona imitima yanyu ikaganira ukumva ni mwemwe, nta wundi muntu, ntabwo muzigera munyura mu byoroshye. Kubera iki? Uwo muhanganye nawe yanga urugo. Iyi niyo puwe ya mbere Imana yavuga itavuga, ugomba kubanza ugahagarara. Uko Satani yanga itorero niko yanga urugo. Amen. Itorero rishyiraho abanyamasengesho, rigashyiraho abiringira, rigashyiraho kugira ngo ridaterwa. Itorero ryatewe rihura n'akaga, n'urugo iyo rwatewe rihura n'akaga. Ahantu hose Imana ibyarira Satani irahaba. Amen. Haleluya. Yavuze hano rero twavuze ijambo, namwe bagore muganuke. Kuganuka shize nigeze ukavugaho ariko mushura bari kugira ngo simbikora yicaye aha. Ndavuga niyo habaye ikikubwira ko Satani yateye urugo, yaruteye nuko mu
mubanza mukababize, mukabanza nimwiyumvanemo, umwe akaruha undi akananirwa, mwateye. Ni kuvuga igihe cyose urugo rutangiye kwinjira mu bibazo, yego, ni igihe uwo mubana, uwo mukundana, umugabo wawe naho mwamaze imyaka 10 yatangiye kuba atakikwiyumvamo, ndavuga mu bijyanye n'umuriri, uba mwateye. Umwe atagikumbuye undi, mwateye. Amen, aleluya. Hari ibintu bikomeye naje kubona Satani ashukisha abantu. Ni ibintu, ni abantu. Akibagiza umugabo ko umugabo yaremewe ibintu. Ntabwo umugabo yashyizweho kurema nabwo ibintu, oya, umugabo habanje haremwa ibintu. Yego, iki kintu kiri kucyumvikana. Ikintu uyu munsi ubyemere cyangwa niko kuri, igihe cyose watewe Satani azana kontrere, ubundi uwo muhangana aguha kontrere. Imana niba yaravuze ngo reba hano, Satani agomba kukubwira ngo ratareba. Imana niba yarakubwira ngo urira, Satani akubwira ngo icara. Yego, ndashaka nibutsa abagabo baraha, ntabwo Imana yabashyizeho ngo mureme ibintu, oya, ahubwo Imana yabaremeye ibintu. Mbere y'uko mwe mubaho, Imana yarabanje ibintu byose irabirema. Satani kugira ngo akwambure ububasha, rya jambo, akwambure ijambo, yego, niwe yabwiye umugore ngo wowe ganduka, nawe umugabo ataba yumva ijambo. Ubundi umugabo aremye mu ijambo. Iki kintu kiri kucyumvikana, kuko Bibiliya iratubwira ngo Imana iravuga, reka tureme umuntu agira gute, ase nanjye. Aremye mu ijambo. Iyo aremye mu ijambo, umwanzi wawe ariwe Satani, ikintu cya mbere akwambura ni ijambo, kuko azi ko uri ijambo. Iyo yakwambuye ijambo rero, ijambo ariha akazi. Iyo yakwambuye ijambo ariha amafaranga. Iyo yakwambuye ijambo ariha icyubahiro. Ugasanga muri wowe ntabwo ugifite ijambo ku bintu, ahubwo ibintu bigufiteho ijambo. Turi kumva? Ntabwo wowe ukiyobora ibintu, ahubwo ibintu birakuyobora. Mu yandi magambo, iyo bavuze ngo aravuga rikijyana, si ijambo, yego, none wowe ntabwo uvuga ngo ryijyane, ahubwo hari ibindi bintu bijya imbere yawe. Satani ikintu agomba akwereka ko nutabanza gushyira akazi imbere, amafaranga imbere, uraza gupfa. Ariko akakwibagiza ko biriya bintu uri kwirukaho urimo urabisiga, kandi Imana yabiguhaye utaraba. Amen, aleluya. Rimwe na rimwe ugasanga ibintu byose ugiye kwirukaho birangije ari impfabusa. Ni nawe yabwiye abagore, arabwira ati ibyo ntimubyiteho, ahubwo mwebwe muganire, nubwo batari kumva ijambo. Uyu mugabo, abamama muri aha, Imana ifasha aka kantu mukumve, nta mbaraga zihambaye wakoresha utisunze na jambo ngo ufashe iryo jambo riri mu nzu. Nta mbaraga wakoresha, imbaraga zonyine wakoresha ni ukwicomeka muri jambo, ni ukwisunga jambo, akagufasha irindi jambo utunze mu nzu. Yego, naho amagambo yose wavuga, Imana iki kintu nicyo cyangiza ubundi. Amen. Mugore ganduka, nubwo uwo mugabo muri kumwe kugira gute, kugamburuka. Mugore gamburuka, nubwo uwo muri kumwe atakumva ijambo, kuko impamvu rimwe na rimwe atajya ryumva nuko nawe ari ijambo.
ntabwo namubwiye noneho wowe ntabwo ufite ijambo reka nawe ufite amagambo c'est tout njyamawire hebikamba njyamaboko imarume tante impamvu uri gutsindwa si uko utavuga iby'ukuri. Ibyo uri kuvuga ni ukuri, nawe uri kubwira nawe ukuri, ariko wananiwe kujya kubwira jambo we akonekite na jambo. Imbaraga zonyine badamu mwicara zashobora mu bagabo baha ziva ku Mana gusa, nta handi hantu. Amen. Ziva ku Mana, nta handi. Amen. Hano mwicaye hari igihe najyaga mvuga mu nzu, najyaga mvuga nkasigara n'ibyo uvuga njyenyine nkavuga njyamira ibintu ukuntu wabivuze ntabwo ari byo. Umva yemwa ndavuze cya mu cyumba nawe cya mu cyumba shari hagarama n'umugabo uku niko n'ubundi nukabaga ameze ko ntacyo uvuze ko ntacyo uri kumbwira agahita none se mvuga iki ko numva nanjye ndamenya. Mw'abantu mwe niba hari ikintu cyamaze ivuzi n'urugo, niba hari imbaraga zamazemo ivuzi n'urugo, ariko ubundi sinavugaga natsagamo. Karagiteri yanjye araza kubabwira, karagiteri yanjye ngira ukuri. N'iminsi mumaze kumbona buriya ni umuntu ugira ukuri. Niba uje uyu mugabo akambwira ngo urumva bajya bangore wanjye ko yarananiye, ibintu byo kuza ngo hari ukuntu umuntu ashaka hagara mubwira umugabo warambye ngo ngira ukuri. Yego noneho muri uko kugira ukuri, rimwe na rimwe twaba twatse nk'amafaranga we ni muri kredi, akambwira ngo sheri turakoresha ubwa mbere byagenze bite, ubwa kabiri byagenze bite, ubwa gatatu byagenze bite, umva mubwire urasubiriye itari bufate mwihanga. Hano ntabwo ndi muri gereza n'ukuri. Reka mubwire amafaranga ya mbere twarafashe bigenda bite, ntabwo nafashe no mu nda pi akagenda. Ama ya kabiri aya gatatu ubu wararebye ni ngewe mugore ubu ni ngewe naho ariyo biriya bintu byose mba nasenze Imana iba yavuze ntakora. We reka mubwire sheri vuga ngo kandi ari umushumba. Mu gitondo nkajya ku Mana, ni Mana we ubimfashemo kuko njyewe ndumva narushye. Ibi bintu wafungiye amakofi imbere y'Imana byayicanze abyigufashamo. Haleluya. Abenshi si uko bimeze. Abamama bari kumva ariya ya mbere yarangiye gute mbwire ikintu cyakozwa kimbwire
gusenga ngiye gusenga Imana irambaza ngewe ko numvira Imana mbambwira ngewe ceceka nari mahane ceceka nayo mahane yewe navuze icyo mvuga Imana mbabarira mahane ndagaruka basheri amen ba mama nta magambo ahangana n'ijambo ibyo uvuga ni ukuri exactement ni ukuri ariko jambo ashobozwa na jambo uko niko kuri jambo ashoborwa na jambo amen ntabwo Imana ntikeneye kugenda uyibwire murumva Mana irabyumva kandi ifite ukuri yinjirire mu ijambo irabigororera mu ijambo irabisubiriza mu ijambo irakurenganura mu ijambo haleluya Imana ntabwo ari amarangamutima abamama benshi niyo mpamvu bavuze ngo inzabya zoroshye mugenda mworoshye Imana si amarangamutima Imana ni ijambo n'iki ikemura igikemurira mu ijambo aho turabumvikanye hari abamama bagiye guceceka Imana igiye guceceka hano hari abagabo bari kuvuga ngo arabatubwira yarakoze ndabona haleluya amen aravuga ngo umurimbo wanyu n'ubuyu w'inyuma gushaza kwanyu ntibibe ibi byinshi by'inyuma ntibibe imisatsi ntibibe amazabibu ntibibe ahubwo gushaza kwanyu ngo bibe iby'imbere amen benshi rero dukora kontereri nanjye najyaga nyikora hindura imisatsi naba nambaye move shyira akamove naba nambaye bure shyira bure nkaza nkahagarara imbere none se sheri ubuse kumbi reka nshaka rebe move na bure nkasanga ntabyo niba bibona ibi bintu bikuvuna ntabyo abona ni ukuri njye kubabwiza ukuri mwe kuvunika ntabyo babona mwe kuvunika byo kubahenda ntabyo babona ntabyo haleluya ntabyo bajyaga batwigisha nabi ngo nidushaka gufata abagabo bacu ngo twifate ngo nk'uko indazi bigenza oya ntabwo babibona ngo ariko imirimbo yacu ibi y'indani mu mutima Imana igihe cyose uzumva ijambo ry'Imana ntuzaryumvire mu mubiri uzaryumvire mu mwuka kuko iyo ubwira ni nyamwuka Imana isenga ni umwuka haleluya Imana itafasha ayo maso y'umugabo ntiyabona ikanzu itafasha ayo maso ntiyabona fondote ni nayo mpamvu usanga igihe cyose avunika amafaranga ntabwo nzi sinzi ibyo akora uramubona ariyo depasa yo yumva ntacyo atwaye kubera iki intambara yirwanira mu mubiri nyamara iyo usenga ni nyamwuka biravuga ngo ubwiza bwawe buzaba ubw'imbere mu mutima Imana bivuze iki biravuze ngo Imana yawe iba mu mutima ariyo uzabanza ugire nziza uzabanza ugira n'ubwiza n'Imana ugire ubwiza ibyo birungo ubikure ku maso ubishyire mu Mana haleluya ibyo birungo ubikura ahagaragara
baze umutima wawe wambika adorasiyo yitwa baze rishe. uba mu mutima wawe hakembemo imyambaro y'agaciro. mu mutima wawe Imana ihacumbike nka zahabu. ngaba bavuze intambara nona bavuze ngo hariya ku muryango hari umujura. ni ukuri mwaba mureba abadamu baraho bahita bakura amazahabu. nubwo ati ndahitaba ngo hari abakira abajura. izahabu arayitwara arayinywa ndahitaba. umutima ubanza kuri zahabu. bapapa mura utudushere turi kuvuga izo ni miliyoni ziri hano. umugore wabaye ikizungerezi yumva wabaye umuntu w'umuhanga, yumva yakwambara zahabu, maherena be zahabu, yumva yakwikwiza zahabu. izi zahabu uri kubona ziri kuguteza ingorane mu bajura, mu baturanyi. bamwe bakigusura ngo wabaye umugore w'amazahabu. hindura Imana zahabu mu mutima. Haleluya. Amen. Amen. Yewe rimosandere kotikere kosakana. Biragoye kosarabo. ntabwo urugo rwubakwa n'ibirungo by'inyuma, rwubakwa n'Imana yabaye zahabu. iyo Imana yabaye zahabu uhaga inzu yuzuye utakoze mu biryo. urahaga. Imana yabaye zahabu ikaba zahabu. Haleluya. iyo yabaye zahabu ntabwo mu rusengero bakubwiriza izi ndabo ntabwo babikubwira. uravuga ngo ni iki utange iby'agaciro ndabikura he? n'iki Imana ishaka kubwiza iyo misatsi, ubwo bwiza uri kugira buhindukira bujye mu mutima. Amen. Haleluya. niho hazaba itandukaniro ry'abagore bera. Bibiliya yavuze ngo nk'uko abagore ba kera, vuga ba kera, ngo bajyaga barimbisha imitima yabo. Haleluya. abagore ba kera ni kera ryari bahoruraga Imana bayigize iy'agaciro. Haleluya. Haleluya. Amen. bamama muhindure. Haleluya. Amen. muhindure. nubwo waba utabizi, ndakubwira utabizi biriya byose bigisha utabizi, ariko Imana mu mutima iri zahabu ikugira uw'agaciro. Amen. iguhindura umugore w'agaciro. mu kanwa kawe hasesekamo amagambo y'agaciro. Amen. ibikorwa byawe bihinduka iby'agaciro. reka mubwire ikintu kimwe. iyo umutima wawe wamaze kwicaramo zahabu, abagore b'amateshwa, abagore badashyitse, ubura ibiganiro mvugana, urabibura utabirukanye, ariko urabibura ukajya ubona ntabwo bari muri place yawe. nabo ubwabo baraguhunga, ntabwo babwira ngo ntuzagaruke. amagambo akuvamo n'ari kuva muri bo aba atandukanye. ibitekerezo bikuvamo n'ibibavamo biba bitandukanye. inzozi zabo n'izawe biba bitandukanye. Haleluya. kuko igisohoka mu mutima niyo zahabu. Amen. ibisohoka muri wowe niwo murimbo. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Haleluya. Amen. ngo ahubwo ubu w'imbere uhishwe mu mutima, umurimbo utangirika w'umwuka. umurimbo utangirika w'iki? w'umwuka. reka mbabwize ukuri, iyo nicaye nawe arabizi, iyo nicaye ngatekereza ko ndi mu rugo gusa, ko ngwicayemo, amarira numva arimo aratemba. Amen. amarira arantemba kubera ko urugo rwanjye ndabarahiye ni umwuka warunyubakiye.
umwuka. Ingingo yose wazana numva mpagararanye n'umwuka nyisenya. Haleluya. Nahuye n'impamvu zose, reka mvuga ngo zose zangerageje kugira ngo nsohoke mu rugo, ariko nkahumiriza nkabaza umwuka, nkumva amagambo ari gutemba ni ay'umwuka. Birashoboka ko unanizwa, utotezwa, ariko muri wowe iyo habayemo umurimbo mu mutima wawe ujya ubasha kunesha umwanda wo hanze. Haleluya. Mana ishimwe. Ahubwo ubu w'imbere w'abagore bera nk'uko Sara yumviraga Aburahamu, ndashaka kuvuga ngo namwe bagabo mubane n'abagore banyu mwerekana ubwenge. Amen. Kubana n'abagabo berekana ubwenge. Aha hantu ndashaka amavuga nindangiza mesaje y'ukanka siyitindaho, raza kuvuga ibintu bigeze kuri bingahe bijya biranga abagabo naje kubona kandi benshi tuganira nabo. Amen. Igihe kinini abagabo baba mu rugo ariko badahari badahari. Nigeze kumara igihe uyu mutware wanjye agenda saa 10 za mu gitondo akagaruka saa 6, akagenda saa 10 akagaruka saa 6. Twaba hari ibintu dushaka tugahamagara, ibintu dushaka tugahamagara. Ntangira numva ibintu byarakaze, yajya yinjira. Noneho bagabo nimujya mubona babarenze gutyo uvuga uti ntitukihaheruka. Uvuga uti sinkihaba. Aba bagore mubona bavugisha sini, kuza mu rugo gusa ugasanga akaguru kari kugira ngo wikwiruka uzana amafaranga y'abara bari cyatumye akaguru kari kumera. Sheri ntukiba mu rugo nakwita ntabwo uhaba nturuherukamo. Haleluya. Ni iki kintu cya mbere gisenya urugo? Ni abagabo bataba mu rugo. Bazanye ibintu, bazanye amafaranga, bazanye bubatse amazu, bubatse etaje, bubatse ntibahaba. Kuwambe warahabaye uraza sheri safa amashini ari hehe, ibintu bimeze bite, abana okay, sheri safa iminota ingahe, ejo uraza, kazi byagenze neza, amafaranga ejo uraza, abakozi baje bavuze ngo bazanye ibiki, sheri kwa kanura, sheri wageze ku iduka byagenze bite. Ntabwo hari. Aba bagore mureba nushaka uzafata isaha imwe ebyiri umubwira uti ya ariko uri mwiza urahari. Ibintu byo kugenda saa 10 akaza saa 6 n'ejo saa 10 saa 6 n'ejo saa 10, ubwo se yari ari mu rugo. Agomba kuba hari umwuka akambura ati shushu bebe arahari. Ushaka umunsi akakwibutsa kwirakanzi kubera ku bagore baraha ubuhari. Ngo ariko se simba muri uru rugo ubahe utamubwira ko asa neza, ubahe utamubwira. None ugiye kumugura ngo sheri
Kongo nabo bayigikara ahura gupfuye uragiye biravuga ngo ni inzabya zoroshya abo bagore banyu nubwo ubibonye ko amatama yiyongereye bw'abantu mubwira uti uzi ko wabaye mwiza ntabwo aho ubyiciye ni ugutinda mu masima no mu mamodoka ntabwo uzi ukavuga ko amatama yiyongereye byapfuye aleluya reka mbabwire mwese uko muri aha urugo ntabwo rusenywa n'ikintu kinini yego ntabwo rusenywa n'ikintu kinini urugo rusenywa n'akantu gato amen aleluya amen namwe bagabo ngiye gutinda namwe bagabo mwerekane ubwenge sinzi niba mwazanye umubwire ngo mukubane nyereke ubwenge niba utazanye ubwire arumva uko muri umwe shyira ku bantu umubwire uti nyereke ubwenge mubwire niba kwicaye iruhande umubwire uti nyereke ese utamubwira ugira ngo arabufite rwose umubwire uti muri byose nyereke ubwenge sheri ubikora n'ubwenge aleluya niba ntabarumva mubwire uti gira ubwenge mu byo uvuga mu byo ukora ubishyiremo ubwenge iyo Imana ivuze ngo namwe bagabo mushyiremo ubwenge ntibakoze mu bwenge ibi bimureye ni ukuvuga ngo nabwo ni ubwenge ntabwo nari gusabye ariko kariya yakoze mu bwenge biriya wita iby'ubupfu umugore nibyo byubaka urugo biriya wita ko ari ukuganzwa biriya wita ko ari ubugoryi biriya wita ko umugabo ari ububwa biriya nibyo byubaka urugo aleluya Imana igifata iby'ubupfu ikaba ari ibyihagararamo kugira ngo yerekane ubwenge bwacu aleluya Imana ishimwe amen amen aha sinababwiye ko ajyanye imodoka akatsa imodoka akaza akansiga hano ku cacu nkasoza sheri nari ngiye kurangiza igihe cyose anyita bebe ubu sindakura bebe ubu ngeze Kayonza ubwo ndi i Remera ufite ni nk'aha ahantu hagenda amasaha abiri yego ubu ngeze Kayonza ako kanya none ubwo regera bite aha nkunda ko kibyibuka usheni ngashaka aho uba wicaye gato ndahicara mu gihe kingana iki umva kubera ko ndushye mvuye kubwiriza kandi mvuye kubwiriza ndahicara sheri dutaha tugera ahantu sheri nkusanira ka kofi milk ijya kubona mbona akazanya imvirizi nitugende we ntukajya mu bintu mwana ariko asaba icyo nashakaga n'iki azanye amafaranga yabaga bizanye ariko nkabona bibaye
ejo mu gitondo wibuke n'umuntu ntawe uhari. Ku ishuri wabonye mesaje banditse. Sheri urumva imodoka ngo iki ariko imodoka yapfuye pine yapfuye ibintu byose yakoze byose yabo ngira umuntu muri kumwe ngo byose nabishatse nabivuze kandi kubera twavuye mu rugo atujyanye duseka ego arambwira ngo amavuta agatima kakamubwira ngo mva bakoherereje ifaranga ntaho atambwiye ibifaranga bikarangira byose zero baga bidashyize mu bwenge. Iyo utabishyize mu bwenge ngo amasengesho yanyu ye kuba iki inkomyi ye kuba iki ndi kubabwira njyewe ndi kwigisha abantu ntabwo nca ku ruhande. Data mu izina rya Yesu, Mana ikomeye, Mana itabara, utugirire neza mu izina rya Yesu. Ndirukana umwuka mubi kuri Claude, ubwo ni imfura nsimbutse se. Ndirukana umwuka mubi kuri Keza, ndirukana umwuka mu izina rya Yesu. Abana banjye ndarekore Mana n'umugabo ndamukwenze. Akantu muzi urakumvisha ndahaguruka mu bitabazi mu kubana n'ibitabazi mu kure mu bite nashakanye kuko nawe kandi ubwo turicaranye rimwe na rimwe niyo tuba dufatanye mu izina rya Yesu. Mana turase ariko iyo yabishyize mu bwenge dayimoni mfatira umugabo retera abasekera ibi bintu ndi kubabwira kuko bibaho yego kandi niko kuri. Haleluya. Amina. Bamama Imana yabagize abinginzi b'abagabo babo, ariko abagabo iyo batabishyize mu bwenge hari blockage. Ntabwo ari njye uyivuze, ni Bibiliya yabivuze. Ijambo ryose Bibiliya yavuze irariherekeza. Amen. Haleluya. Irariherekeza. Uyu munsi mugore wicaye aha, mugore wicaye ufite attention, aka kantu nakavuze, faites attention y'amagambo upfa kumbeho nari bivuze mu kigambo kiremereye y'amagambo upfa gusohora uri kwiyerekeza ku mugabo. Faites attention nubwo yaba gukomerekeje bingana gute, ubu uri gushyira inkomyi, bavuga inkomyi blockage. Yes. Haleluya. Niho ndavuga mu kirere cy'amasengesho hari ikirere uri kubloka kuri we. Amen. Sinitaye ko atakubabaje ibyo yaba yakoze byose, ariko hari ibintu uri murabloka mu izina rya Yesu. Uyu munsi ndashaka ko uba umuhesha w'umugisha uhereye ku mutware wawe. Amen. Ibi nibyo nagiye nibona. Haleluya. Minota dufite ni mike, ariko hari igihe cyageze umutwara arambabaza. Ayayayaya. Ajya numva kuri Kabaka bahumva nirigerayo. Yego ndangije Imana iramusanga. Amen. Amen. Nje nawe iramubwira ngo ibyo byose genda ubanzwe umwe n'umugore. Haleluya. Uko turi kugenda Imana ikansanga ikambwira ngo nimubanze n'umwe. Haleluya. Kubera iki? Ibitekerezo byose yabaga bijyanye muri business mu bintu, ibitekerezo byawe byose nkabirundura mu murimo, kuza guhuza bya bintu
bikaza kuza kutubera imvune, kandi twese twavunitse kugeza igihe Imana iraza iravuga ngo nimubanza mukaba umwe gutya. Yego, umwe ahagiye ajya umwinginzi wundi, n'undi aba umwinginzi wundi, nzabaha umugisha muburaho mukwize. Haleluya. Amen. Amen. Ntabwo ari ibintu byatworoheye, reka da. Oya, uwababeshya ababwira ngo byaroroshye, reka da. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Tuba umwe, yashaka kugura ikibanza, ashaka imodoka. Tuba umwe, ashaka kugura ikote, ashaka inkweto z'abana. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Aleluya, aleluya. Ukuntu mubona ku imodoka, kandi n'abagabo bose bicaye bose, mama ntabwo ari iwawe gusa, mwaburara ariko iriya modoka ikoga. Ndagukomeje, si iwawe gusa. Iriya modoka yabona ipine ukarinda ubyara batatu utarambara igitenge. Ntabwo ari iwawe gusa. Shikamukomere nuko tubaye. Amen. Rikumweke ngo akagenda ukumva araza kubwira umushyiri ngo salo ndayikoze ngo salo, ukagira ngo niyo mu nzu, niyo mu modoka. Salo uzure ukuntu salo bayikoze, ugashaka ikintu ntabwo ruje muri salo, nta ahinduye salo y'imodoka. Mu gitondo ukajya kubona ukabona ari munsi ku mapine hahagaze nahariya ugategereza igihe azabona. Reka da, ni ubutaka baremyemo, reka mukomeze. Baremye mu butaka bw'icyubahiro, bahora bahanganye n'ibikurura icyubahiro. Ntabwo uzabibakuramo, ahubwo emera mu bumwe. Amen. Haleluya. Ibi ntarabibona, ntarabimenyera. Imodoka yogaga gatatu, ni kangahe? Gatatu. Mu gitondo imodoka yabaye imodoka, kuhatasanga hajyaho abantu bagahita nza gusanga. Aleluya. Nza gusanga kuba umwe umukuhe, kuba umwe ni naho ngiye kurangiza. Kuba umwe ni ukumenya ni hehe uwo muri kumwe afite intege nkeya. Amen. Ni hehe afite intege nkeya, ni hehe wowe ufite nyinshi. Wijya hari intege nyinshi hawe, jya hari intege nkeya za mugenzi wawe. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Manishim. Intege nkeya zanjye, njyewe Debora zanjye, intege nkeya ziba mu gutanga. Niho intege nke zanjye ziri. Yego. Aleluya. Igihe rero ubana n'umuntu numenye intege nkeya, uravunika. Kubera ko ibimurimo ntibimwemerera ko mu nzu hicara agafuka k'umuceri. Ntabwo byemera ko ibitenge 5 biba mu nzu. Yego, ntabwo byemera. Ahari intege nke zawe, niyo wakora iki habaho umuntu akagukomeretsa ejo ugahundi. Ukunda umuntu ejo akagukomeretsa ejo ugahundi, ukajya wibwira ko nta bwenge urabufite. Ni rya jambo rya Pawulo yavuze ngo ahari intege nkeya zanjye, ngo niho inyinshi z'Imana zigira gute zihagarara. Intege nke zanjye zitwa mu gutanga, nizo zari zihishemo umugisha wose w'urugo. Aleluya. Amen. Rero kuba yakunda ibyo byose ariko ntamfashe mu gutanga, byari kuzana ikibazo. Intege nke. Amen. Aleluya. Nawe nza kumenya intege
ndaza ndahahagarara. Amen. Intege ze nyinshi afite, reka mvuge hino, ya mbere nuko nkunda. Amen. Sibyo shenge urankunda. Menya ko uyu mugabo intege nkeya ya mbere afite ni ukunkunda. Amen. Oya ni nkeya. Abareba oya niyo ntege nkeya niho kubitirwa. Nsanga kuko ariyo nkeya afite niho ndi buhagarare. Nkamuvuga namusanga sinamuvuze. Mfite umugabo mwiza, mfite umugabo bogari, mfite umugabo mfite umugabo noneho amakuru yose yamusanga aho yicaye ndabizi. Biramuryohera iyo yumva muvuga. Amen. Haleluya. Intege nke kuko nzi ko nkunda, nanjye nkagerageza kubimubwira ko mukunda kandi nkabimwereka. Yego reka mubwire, gukunda si ukuvuga baravishe no ntabwo nitaye ngo umugore ndiki. Oya, naraje ndamukunda. Yego mvuye mu ivugabutumwa mba ngomba kumuzanira imyenda, ntundaye kugurira, mba ngomba kumuzanira imyenda. Turi kubyumvikana. Ntabwo ari rwa rukundo rwo kuvuga. Abagore benshi bategereje babahe niba gukunda nawe muri. Amen. Nkabimuzanira, yego nkabimushyiraho, nanjye umunota umwe murabona ko mara ukwezi ntahari, ariko iyo minsi 3 iyo bandi kumwe nawe no muri salo yiranja bafata n'akaboko ariko yumve ko mpari. Amen. Iryo ni ibanga. Haleluya. Kujya mu ntege nkeya z'uwo mwashakanye. Intege z'uwo mwashakanye nkeya akunda amafaranga. Iyo ugiye kuyamwaka cyane warusenya. Yego intege nke ni naho ingo zinanirana. Intege nke akunda nyina. Uwo muntu ushaka ko agukunda yaruhanye na nyina, bararuhanye. Yego wowe urashaka kubona ku myaka 29 ahita yibagirwa nyina. Ariko mfite umushuti wanjye n'abakozi b'Imana yarwaye igikomere. Misiri ishize twari turi kumwe, umuhungu yaruhanye na mama ariko afite na papa. Noneho undi ni imfubyi kuva ku myaka 10 akamubwira sheri uko wapi sana pitia kwa mama. Agasanga na wawe uri he ndaje gato narisuje ho mama, ariko mama odafite mama se tuzajya aba muri urwo rugo kubera igikomere cyane. Intege nke z'umugabo wawe akunda nyina. Please mushyigikire ukunde nyina. Haleluya. Nuza kuba kontre y'icyo akunda warangije urugo. Aho intege nke ziri, yaba iz'umugore yaba iz'umugabo, aho intege nke ziri niho nyinshi z'Imana zihagarara. Iyo
z'uwo mubana. Please bari uhagarara uhamagare nyinshi z'Imana. Haleluya. Uko niko kubaka urugo. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihimbaze. Ibi ngibi nta mama wacu wabinyigishije, ndababwiza ukuri. Nafashe diyama, fata zahabu, fata iby'imirimbo ariwo Kristo mushyira muri uyu mutima. Mushyira muri uyu mutima, akajya agenda hari ibintu amanyurira. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Umugabo wanjye akunda icyayi. Iyo ngiye ahantu bakambaza ngo umugabo wawe tumwikira imbere na mbere icyayi, akunda icyayi kandi ntabwo akunda amata afunguye, akunda amata y'umwimerere. Aho ngiye rero mushakira ka cyayi keza. Niba nje kugusura iwawe banza kukubwira ntuzabanze ubifite ka cyayi, bamuhe ka cyayi. Yego. Haleluya. Imana ishimwe. Niba tugenda tudafashwa nuko mufataho gutya, aho kugira ngo mureke ndakureka, kuko gufashwa ni ukumufataho. Haleluya. Ntabwo ni bwite ku bikomere byawe ngo ndeke guhagarara kuri iwanjye n'uninda. Sanite ku bikomere byawe, nite ku byawe ngo ntabwo bibaho. Haleluya. Niyo ni kuvuga umugabo sinita ku bandi zinaniwe, reka da none se mbivuge kandi ntigerageze urwanjye. Amen. Ntabwo nita ku bikomere by'uwakoze divorce, you never know. Nemera ko gutsindwa bibaho. Yego. Nemera ko bibaho. Nemera ariko ntabwo nita ku ntege nkeya zawe cyangwa ibikomere ngo mbashe kugendera mu byo mbona nanjye byandohaye. Turabyumvikana. Haleluya. Uko niko kuri guhari. Iyo ni kubwira abantu tuganira, ndababwira ngo turaganira nkanjye, kandi nta wundi wamfashije. Ni ukuri, ni Mwuka Wera. Nahuye n'ibikomeye Debora, nahuye n'ibiteye ubwoba, nahuye n'abantu bambabaza vizavi gutya. Haleluya. Nahuye n'ubukene, nahuye na byose mu rugo. Niba hari ahantu Imana yantoreje ni mu rugo. Haleluya. Ariko niyemeza ko mishemo iterambere, mishemo ubwiza, mishemo ubushumba, mishemo ubutunzi, mishemo amafaranga, ikiruta byose mishemo amavi. Amen. Haleluya. Haleluya. Icyanyuma ngiye gusoza, ndababwiza ukuri abagenzi banjye twubatse, nta buhanga burimo. Nubaha ijambo rivuga ngo yatugeze umwe, nabagize umwe. Amen. Muri njye nemera ko yagira imbaraga nyinshi zikanyubaka, kandi nanjye nemera ko nagira nyinshi akaba ari naho namwubaka. Amen. Haleluya. Haleluya. Nemera ko ibibabwe ni ukuri. Nemera ko uyu mugabo uyu mubona aramutse antaye akana nasanga nakwibagirana n'umwanuma